nabibabwiye dufite abatumirwa batandukanye kandi bazwi nk'uko nabibabwiye reka tubakire turatangira mutwibwira turahera ladies first so wait uhera kuri uyu rwose iramukuntu agusimbutse nyine mbaye akanogo amazi nago abidukora bivuze ngarani ni nk'adahari oya ariko oya arahari arani okay ubwo tugiye guhera ku murongo kadere kwa arani uburyo bwawe okay amazina yanjye nyakuri nitwa Gikundiro Iva nkaba ndi umunyarwanda wavukiye ubu nabyo ni ngombwa mu Rwanda ahandi hantu navukiye ariko nkaba ndi n'umukinnyi wa filime mu buzima busanzwe ndumva ari ibyo yego ibindi baraza kugenda babimenya gake ubundi nagira ngo pere numve nuko nari bwivuge anyway nanjye amazina yanjye ni Charlene Nkurunziza ariko abantu benshi banyita Teta isimbi bitewe n'akazi nkora yego urakoze CEO wa 250 brand yeah tugeze cyangwa nyine ndivuga dusoje oya ajya nitwa Ndemahi natubwire yazi navuze ni iri ndarya ngizo nzabona imana nge muzi kuri Mike yes nitwa Nzamuye Ericie nzamuye azamuye ishimwe mu byumve nka mbonye ishyize mbonye imana mbonye amarembo y'ijuru I don't know Ericie ariko abantu benshi banzi nka Mike mu kazi dukora gukina amafilme muri film yes ni Mike gusa ari Mike muri filime Imvano ya director Karine nitwa Mike mu ibara ry'urukundo yitwa Mario muyo turimo gukina ubu ngubu witwa The Silence nitwa Nzaba aho bari beshye kandi zari mama bakuyeho kabaka ikiganiro nta kindi rero ni ukuri mu buzima dufite topic dushaka kuganiraho n'aba bantu batatu mubona bazwi bizabamare iyi topic ni topic abantu twese tugiraho amayidi atandukanye igira iti ese kugira amafaranga cyangwa se kutagira amafaranga hari icyo byakwangiza mu rukundo ladies first Teta kutagira amafaranga hari icyo byakwangiza uraza kutubabara turaza gukoresha izina Teta kubera ko ari ryo uzwiho cyane haba mu mafilime atandukanye wagiye ukina kutagira amafaranga hari ikintu byakwangiza ku rukundo rwawe ubundi se urukundo ni iki ni amarangamutima I think ko arani yandusha kubisobanura urukundo ni iki yara urukundo ubundi urukundo ni nka emotion ni nka amarangamutima sibyo noneho ntabwo ayo marangamutima rero ntabwo ari amarangamutima akuganisha ku muntu nako ku bantu bose kuko ushobora gukunda mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa abavandimwe noneho hari amarangamutima noneho yo ushyira ku muntu umwe mudahuje ibitsina urumva hanyuma ukumva nyine mbese
sinzi ukuntu nabisobanura Okay. ubyiyumvamo muri wowe ni ibintu wiyumvamo utishakamo ukumva buri gihe uwo muntu mwifuriza ibyiza uramukumbuye urashaka ese tubivuge dutanga n'ingero numva njye ari ni strong feelings umuntu agira nk'izo Mike ashobora kugira Teta kandi noneho ushatse kuvuga habayeho kurengera bifashe indi ntera karabaye urumva ni emotions ziri njye nita ziri uncontrollable umuntu ashobora kugira ku wundi even if ataba urumva ushobora kugira emotions ku muntu yego kandi kuzigize wa muntu zigire watazi kugiriye sibyo so rero ira strong ikudrivinga kuba wakumva hari ukuntu ufasha undi bidasanzwe kandi hari abantu benshi bakuzengurutse ukapointinga ku muntu umwe nibaza ko n'umuntu atazigiramo uruhare ari umutima udrivinga ku muntu runaka izo strong emotions nizo njye consideringa nk'urukundo ese kutagira amafaranga ariyo topic bishobora gutuma mbese byakwangiza urukundo cyane imbere cyane kubera ko n'ubundi ninjye yari yabajije nuko nari natandukiriye nkababaza urukundo ruvuze akumvishe cyane byakwangiza urukundo gute Teta ahubwo se ahantu hatari urukundo haba amafaranga ahantu hatari amafaranga haba urukundo sinzi niba ubyumva kimwe nabo njyewe reka nkubwire njyewe ntabwo ndi mu ruhande rwa Teta yego ati kuki sibyo none se Teta ukunda umuvandimwe wawe kubera ko yaguhaye amafaranga kubera ko yakuguriye urukweto se kubera ko njye ndi burimugurire cyangwa se sizi wowe ntushobora kurumugurira se none se amafaranga nyine nicyo nshaka kukwereka ariko ushobora no kutabikora kandi ukamukunda gukora umuvandimwe uwo ni umuvandimwe none se n'undi rero nawe ushobora kumukunda kandi nta kindi ushingiye ubwo nibyo yigushyira muri ku myumvire ye umva nkubwire ikintu gihari to be honest amafaranga tureke n'urukundo amafaranga ahantu ari nubwo haba hatari urukundo haba hari umunezero baravuga ngo wahakubise rero umunezero n'urukundo biratandukanye nyine mbanze amafaranga kubise mbanze nkubwire mbere na mbere yuko ukunda umuntu ako se abantu bazi ko nitora kandi ugurijije warujije gusa akabareke Teta njyewe ndi mu mpande ebyiri wenda wumva impamvu nyine mbivuze ngo ndi mu mpande ebyiri reka nyine nkubwire impamvu ndi mu mpande ebyiri sinzi wenda amafaranga ingano yayo bavuze sibyo ariko hari udufaranga niyo twaba dukeya cyangwa menshi hari ni amafaranga yose bro ariko reka nkubwire hari amafaranga yo umuntu akoresha mu buzima busanzwe sibyo niyo navuze ayo mvuga rero ngewe rero ntabwo mvuze ngo ndaza nkugurira umwenda cyangwa nkuhe transport you were supposed reka ariko nkwereke impamvu ngiye ndi mu mpande ndagize agakanda urumva nuko umuntu mudashobora gukundana sibyo kuko na communication ntabwo mushobora kuvugana utaguze sibyo ntabwo ushobora kujya kumureba utateze ayo niyo mafaranga ndi kuvuga ariko yo ntabwo ariyo Teta yavuze urumva Teta nanjye uburyo yabivuze nawe ndi kubona Teta amafaranga yavuze atari kubera ko ayo mafaranga ntabwo ajya buri ntabwo wapfa kuyabona ntabwo uri bushobora kuyobora ikiganiro cy'abantu batatu noneho harimo umuntu umwe utabyumva kimwe impamvu bari kubivuga ni uko bakiri abakene ukumva tukiri abakene ngiye kujya ku ruhande rwa Teta ayishuye ko tukiri abakene ngiye kujya ku ruhande rwa Teta kandi tugomba kubatsinda urumva igitsina gore muri rusange bagomba kudutsinda igitsina gore muri rusange dukenera kwitabwaho dukenera ayo magift dukenera ayo masiro kuki utitayeho niyo mpamvu hazakenerwa aya mafaranga nyine kugira ngo wayashatse kubera icyo ushaka ko bayagushakira iyo umuntu ashaka gusa neza arabyikorera wenda nunze mu buryo Esther avuze ntabwo ari buri gihe ko ngewe nk'umukobwa ngomba kwitabwaho
nanjye nkeneye kwita ku nawe muntu wavaga Yego. sibyo nanjye nshobora kuba nyafite uwo nkunda atayafite Yego. ngomba kumwitaho ariko urukundo rutarimo amafaranga rurahari ndabizi ko ruhari ariko uhoramo kuryana n'imiti bishobora no kutabaho Mbese ariko hari ikintu nk'uko utabaho udahumeka byakunda umva nkubwire Esther buriya amafaranga Teta avuga mu by'ukuri nagara kuko ninjye muntu ku isi yose no mu Burundi uyu nanjye utagira amafaranga urumva none se mu Burundi kuki uvuze ngo ku isi yose no mu Burundi ku isi yose no mu Burundi ninjye muntu utagira amafaranga ariko ya murimo kuvuga hano nanjye ndayagira yo gutega moto niyo mpamvu nanze ko ariko Teta avuga in ngo fact ntabwo ariyo oya Teta ntabwo ari yashaka Teta arashaka yo kuzamusohokana arashaka ya nabivuze yewe abaye umusatsi urashaka y'agasaha keza urashaka aya biju nziza nyinshi mbanze nkubwire we nimumvugira ibintu uzi kuba ukundana n'umuntu sibyo akagira ikibazo wenda tuvuga ibintu byo mu buzima busanzwe ararwaye unaniwe kumwita unaniwe kumusura unaniwe kumwishyura fagitire kwa muganga kandi uramukunda niba ufite ibibazo se ese ni ngombwa yuko ari wowe umushyira nimba ndwaye ndayakura hehe amafaranga nimba ndwaye Teta ushobora kugira ibibazo rega bikaba bihuye nuko nawe icyo gihe nta mafaranga yari afite ayibagamo agomba kuyabika agomba gusevinga amafaranga akaba hari iyo kudepana umuntu bakunda nawe mu gihe utararwara se kuki utayasevinga nanjye mba narayasevinze ariko nyine urukumva Teta ba open wa mike niyo realite tujye tubivuga sibyo ari umukobwa duherutse kuganira urumva anyegereye ko ufite ese wamwegereye mu mukeneraga wamuteye uri umukene uri umunyene amafaranga ngira Teta wareka kumfata kungu bava nkubwira ubundi ukuri guhari nuko shaka koza bana yanjye previously hari umukobwa twaganiriye urumva yego cyangwa akundana makimwe ntabwo ndakundana ahubwo rero ntabwo byemeye baje kugira oya Mike turaziranye mureke aranze akorana n'abatipe bagenzi be akunda n'abatipe bagenzi be oya nyine niba adatereta akorenawa okay urateretwa gutereta ni kimwe no guteretwa ni ikindi oya ntabwo uramubona no kuba utaragera igihe cyo gutera uraciriritse ndacyari akana reka Esther mbabara sinshobora kuganira n'abana haguruka ubu numva nkubwire niyisubire ndi umwana talking about nuko hari umukobwa duheretse kuganira arambwira ati urumva yarambwiye ngo muranamenyeranye by the way Teta baramenyeranye ngo baramenyeranye wowe niwe nanizi ko mumenyeranye kuko mwakinanye muri filime ari mushiki wawe uyu nguyu arifunga manajya nankubita ngo ni musaza wanjye mukuru ndanacyane ariko arabizi ibyo navugaga hari umubebi duheretse kuganira nyine yari avuye muri shopping tu ndamubaza ariko se ibi bintu byose uguze urabyiguriye urumva arambwira ati urumva actually arakora afite akazi arambwira ati ngiye ngomba gukoresha amafaranga yose yanjye nkayakoresha mu byo nshaka kuko mfite umuhungu uri ku ruha hariya anduhira anytime urumva arambwira ngo hari umuhungu urimo uraruha wanze no kwigurira urukweto uri hariya utegereje umugore kandi uwo mugore azawagiye urumva ukuntu batubonye ariko tugiye kuzakora inama uzi ikintu namubwiye tugiye kuzakora inama namubwiye ni rero ibyo ni byiza kandi ubwo ubyikorera ni sawa kandi wasanga ari wowe oya ntabwo ari njye wasanga ari wowe uri kuruha you never know nsanze ari we nakunze ngakora flashback wakwemeruka wundi twahuye ukajya kwifura na umuhungu nahera iwacu tu nakwigumira umukobwa naramubwiye ni rero ibyo ni byiza kuva unabyikorera ni sawa at this time ariko niba uri umukobwa uzi ubwenge ushaka kuzabaho neza nushaka no kuzashaka urugo ntuzigere ushaka urugo rurimo favor umugabo aragutwaye kubera akurusha amafaranga nicyo kigutera kuba nibyo bikwatira kumukunda sibyo kubera ko iyo ushatse arimo akantu ka favor either ni umugabo wikugirira cyangwa urayimugirira
muzendinga up n'undi urukundo rwanyu rudasustaininze kubera ko hari ikintu wakurikiye kitagihari either ni ubwiza na amafaranga ndi whatever icyo kintu kiramuka kivuyeho urumva icyo wakunze kizaho kitagihari byibura wabibona teta akakanya aracyatsimbaraye ku kintu kijyanye n'uko ntabwo wakundana n'umuntu udafite amafaranga ntacyo wagira teta namwumvishe aho kugira ngo arye imyaka 20 biraho yarya umwaka umwe afite cash uko ni ukuri teta wamubonye teta wijijisha abantu bakumenye ibintu ndi kuvuga bitandukanye nanjye wanyaha ndi kuvugira rubanda nyamwinshi n'ukuri for real abanzi barabizi ibintu ndi kuvuga bitandukanye nanjye wanyaha ariko ukuri guhari ese we ntabwo ubizi teta nawe ndamushyigikiyemo mo gake kuko byanga bikunda urukundo byanga bikunda rugira amafaranga runaka rukenera niyo hahandi wavuze tike oya amafaranga rero nawe utabigira reka nkubwire wenda unyumve neza umuntu waravuze ngo Erika wanjye se urumva se abantu benshi ntabwo babizi uyu muvandimwe twakinanye ndisheri we mwibara by'urukundo ariko nta kintu wari ufite oya twari dufite urukundo gusa nyine n'umwana wo mu bakire uyu nguyu nta kintu yari afite njyewe kuba wari ufite yarani nta kintu wari ufite uravuze ngo warani niwe wari uwo mu bakene oya nyine yarani oya ntabwo mwumvishe Mike ibintu avuze ngo uyu ngo bari afite ngo ubwo nta kintu yari afite ngende ikintu se oya nari ngifite nako nta muntu arani yarankunze ndabibona ibaze ko na famiye yamwanze kubera njyewe ari shuwa yaragigiye fo uyinyira gusa nyine gusa Esther nuko nyine dore ibyo nashaka kuvuga amafaranga nta muntu utifuza amafaranga burya amafaranga ntitunabeshye ni meza ariko ngewe icyo ndi kurwanya kuri teta oya amafaranga ni meza sibyo ako buretse utararenga aho ngaho ufite umukunzi yego teta ubundi ngera kankubwire mbabarira nkufashe ufite umukunzi ko sibi ni ikintu iki se winjombi inoza amaguru ngise jebujo ariko mubita amaguru we ufite umukunzi banzureke mbanze nkubwire ibyo ndamufite ndabizi ko umufite ibaze ukuntu bivuze arakaye umukunzi we ngiye kubivuga ariko byose umuvuge umukunzi we ejo bundi aherutse kubura telefone uri kumva niwe muntu tuziranye ufite telefone iciriritse none arifata agurira uwo musista telefone nose bari bumugore nta mafaranga erega ntabwo njyewe narwanyije yuko ufite amafaranga utamukorera icyo ashaka nose wajya ku ruhande rwanjye ko yafite reka mubwire dore icyo ngende kurwanya ntago ari uko ntago urukundo ntago amafaranga ari yakora urukundo urukundo nirwo ruba ruhari amafaranga aza arukomeza ngesa niko navuze ko amafaranga ari yazakomeza urukundo yavuze ko ntayahari ese ari cyo byakwafectinga wowe ntacyo nyine reka nze nkubwire rwose honestly speaking ntabwo urukundo ruza as basic kiza nuko mfite ingero ariko wumvisha akantu teta yabajije kiza nuko mfite ingero wumvisha akantu teta yabajije ngo ubundi urukundo ni iki yavuze nkaho rutabaho urumva shanda rugira impamvu ndijyana teta ararugira nge ndabizi ndabizi ko rudafite urukundo ariko ruri natirere cyane kandi ruri natirere urabivuga nka musaza we urabivuga nkande wa mugani nka musaza we urabivuga nka musaza we urabivuga nka cyangwa ni nka boyfriend ego baba ni umuntu uzase partner akawe aranga turakundana ariko tutarabizi iyi mayikomeze muziho neza kandi arega urumva mwahuye muziranye abantu banzi n'undi umukobwa witwaye muri abantu mukinana kandi teta ntabwo ari umuntu mubi
teta urumva wari wikanze buriya yabyishakamo ariko ntiyabibona. Teta ntabwo ari umuntu mubi. Nyuma yanjye Teta za ari umwana mwiza urumva. inyuma yawe nta muntu kuri iyi sinzi wikunda nka Elisa nka Mike nka Mike. Buriya rero Mike Mumvano. ntabwo ari ukwikunda ahubwo niko kuri. none arakanguye story siko ngiye gutandukiye niwumva birandeho ikiganiro ni ukuri n'ubuzima. ukuri n'ubuzima. ninjye bazi ibintu bibi byose. Isanzure Teta. harya witwa ariko njye hano namutangira ubuhamya ko ari umwana ki? n'umwana mwiza cyane. Jewe ubundi ugireka abantu bakuvuge wowe ntiwivuge. oya araforera umwana mwiza Yesu we. nukuri Teta wowe nshaka kumenya ariko na n'ubu Elise n'umwana mwiza cyane. reka Esther amvuge. Elise twarakinanye mu ngo reka umwana mwiza cyane. amvuge akuvuge Elise n'umwana mwiza cyane. yes. njye abantu nahuye nabo babi kandi bunabavuga filime zose dukina ari inshuti yawe. so what ariko no mu buzima busanzwe muri inshuti. bikomeye cyane. n'abasheri Adjusters zihari. niyo mpamvu harimo umwe utarakura nyine. n'abasheri harimo umwe utarakura ufite umusheri. byari gato sindagira sheri. wibiswa yuko yaba afite umusheri witwa Arani. akaba iyo niyo topic icyaha natabivuga baramushinze. iyo niyo titre ninavuga iki abasheri ufite nawe utavuga niba ese Elise abantu umva ikibazo uko kimeze. mbega ikiganiro ndwaye umutwe. Elise afite umusheri yitwa Gikundiro Ivan. yitwa Gikundiro Ivan cyangwa se n'abandi barabigushinja nutabivuga. oya ntabwo ari byo navuze ko muri inshuti turi inshuti zinakomeye urumva. turi inshuti zikomeye njye narani ariko ntabwo turi abakunzi. harahiye koko turi inshuti ariko ntituri abakunzi. ufite umukunzi umukunzi w'iki? afite abakunzi. none wajyanda umunyamakuru Elise afite abakunzi. ushaka umbaze nta kibazo. reka noneho byose bashyire hamwe. ni inshuti yawe. reka byose mbishyire hamwe. urumva Teta afite YouTube channel 250 brand. Go and follow kabisa. niyo mpamvu rero buri kanya arimo gushyugumbwa nk'umunyamakuru. niyo mpamvu ariko yenda bazabaza watumiwe. ikiganiro kiri open nanjye ndaza ndamubaza mu kanya. Arani ntabwo aradusubiza ikibazo twamubajije. jewe Arani afite umukunzi. Arani nani wowe Mike Arani aramufite Jewe. kuri telefone. nzamugurira n'indege. ubu nicyo nshigaje. uzi kuzamana isi byose. ntabwo ni ya ndege ikorwa mu ifarini n'ibirayi. oya mu gipapuro. ndacyari muto nzayigura indege. Sumva aracyari muto. ni ukuri azayigura. uzamo umunyenga Mike afite sheri. mumbaje muri seriye se nawe nsubize ndi seriye. nta mukunzi ngira. afite inshuti. uwo mfite azabidekarare muri comment. urumva niba mbeshye wowe wibwiraga yuko ukundana na Mike. kundeba kuciriritse bro. njyewe ibintu mvuga ndabizi. wumve yuko ndabishyira Mike hanze ngendo nta nshuti afite. bahise banase. gusa icyo nsyo ni uko akinjira hano. ese wabonye ibintu Mike akoze. oya icyo nsyo ni uko aranyongoreye. yabwiye ko agukunda. oya ngenda bivuze imbere arambwiye. yewe mukunda bivuga ibintu uvuze. bivuga ibintu batabyemera imbere ya kamera. bivuga ibintu avuze. mubabarira. oya mubabarira kuko oya nabivuge Teta nawe. arambwiye ngo nta mukunzi afite ngo akagufitiye crush. afite agufite wowe kandi nawe yabikubwiye nawe arabimubwiye. Teta arabeshye. ntabwo Mike ibyo bintu yabivuga. gusa ni inshuti yanjye isanzwe. ni inshuti yanjye. iyo mvuze isanzwe ntabwo mba mvuze aho niho bihera. reka mubwire. ariko ni inshuti yanjye tuganira tugirana inama. Teta azamura kese aho niho bihera. Esther ni umumama w'abana babiri b'abahungu babiri n'umugabo umwe wemewe n'amategeko. umva uwo ni umugabo cyangwa ni abagabo. yego mana yanjye ubu turi sangahe turi hari umuntu ndi kubona muri screen ya Teta. uyu ni nde? nibamwerekane. uwo ni musaza we ntari.
uwo ni petit frere uyu se ninde icyo nzi cyo nuko Teta afite umugabo wo mu diaspora inka ya papa wawe ubwo umunyarwanda wari uhari ategereje reka nkubwire Esther izina ry'Imana abantu bihakana abantu abasheri umva reka mubwire reka bemeze reka mwemeze ijambo Teta reka mwemeze utazanamenyera warubajije gute Teta afite umusheri ntabwo ari umusheri mfite fiyanse inka yanjye wow murishimye cyane rwose amateka yawe nibwo bwa mbere wemeye umuntu kora hano hahiye murishimye umufiyanse waba mu Rwanda ahashatse ni haba turagira ngo abantu bo mu Rwanda baveho ahashatse ni haba umva ikintu abavuze kuko abifitiye ubushobozi abavuze ubwo barishakamo nicyo kibazo Oya, niyo mpamvu ushaka ko oya. aha hantu dukura mu gihirahiro arabizi oya wivuga ngo arabizi kuko buri wese yakumva ko abizi turashaka ko dukura mu gihirahiro se reka mbanze mbabaze ubundi abantu ntabwo bakunda tukubajije izina reka mbanze nkubaze ubundi abantu bakunda abantu barenze umwe baba bumva bimeze gute nanjye byaranyobeye ni ukuri ko Imana reka ahubwo nkubwize ukuri tubwire ngo igihe wari urimo wiyumvaga just wait uzi ko binarushya to be honest Eh. nimba habaho ikintu ntajya nshobora n'icyo kintu kuko ushobora gushiduka nimba nkundana na Rani na Mike uyu namwise ni Mike aho guhamagara Arani nkavuga ngo Mayi byarananiye pe byarananiye ariko hari igihe mba numva nshaka kubigerageza ngo numve ukuntu bimera ako mu cyumweru kimwe mpita nkubwira urabizi narakubeshyaga burya ariko aho ngaho ubaye umukobwa w'intwari ni ukuri byarananiye so uharara bizi ko ahari ni uwo wenyine ngiye sindanabigerageza na rimwe ni umwanda mbona Arani koko yagira urukundo uko mubona mbona yagira urukundo Arani twigeze gufata umwanya wo kuganira Mike nawe umuntu azakunda Arani arahirwa Mike ashobora kuba agifitemo uturaya duke turaya araye ariko yaraye ariko wamwumviye ariko Arani mbese umva nkubwire ni gute umuntu w'imyaka iyo ufite data arasubibona sibyo adafite umukunzi mana ntabwo bibaho ntabwo bishoboka njyewe utari umusore mubi ufite akazi keza utari umusore mubi umva afite akazi keza si umusore mubi ibyo ngibyo ibyo ngibyo ntaho bihurira nibyo ndi kubabwira bitahurira urashaka bihurire he urumva akazi none se basi mwarakundanye muratandukana nta mukunzi ngira nta karasi ngira byose ndabishyira hanze kankubwira uno muti ararwaye ayo ni inshuti yawe ndabishyira hanze basi ufite ashobora kuba akundana n'umuntu utumva ikinyarwanda yego akaba atari kumva ibintu agiye kandi kuvuga kandi ibyo bintu tunabivugire hano muri industry ya Wajya sinema uba proud. muri industry ya sinema habamo biriya bintu byo kuba abantu benshi bagira abakunzi Cyangwa baba se diaspora barabihisha hari ikindi kintu nakubonye ntekereje ukina neza twakundana iki n'ibiki Hari ikindi kintu ashobora kuba afite ntekereje. umuntu utazi ikinyarwanda akaba ari kumwihakana mureke hari Teta ikindi twumve kintu baragiye ntekereje gukora ashobora kuba akundana n'igicecuru urukumva atari porode yacu kandi icyo gicecuru nacyo kikaba kibizi ko kikaba ashobora no abyumva ariko akaba yambwira ati ntuzigere uvuga ko dukundana reka tubigire ibintu ngufasha ntago mpari nk'umukunzi basi reka tukubwira waragowe jya wihangana uzirwanaho urumva igihe n'ikigero uzagira umukunzi wishimira ukavuga ngo bamuhe pasi urumva ariko ibyo bintu Ndaguha igipasi. ibiganiro byo nta n'umuntu wemera pasi ibiganiro byo mu matsinda biremewe nk'uko twari turi kuri iriya topic yacu ese kutagira amafaranga hari icyo byakwangiza ku rukundo ngira ngo hari wenda twagiye tuganira cyane nk'abantu tuziranye Cyakora ariko mwubatse umuntu. iyo sije dusa nk'aho tugize ese Arani wowe urumva iyo sije ni iyihe conclusion wayishyiraho ngewe ikintu mvuga urukundo first amafaranga aze bwa akurikira kabiri yego habanza urukundo yego kubera ko niyo mpamvu rega ingo nyinshi ziri no gusenyuka yego muri iki gihe ingo ziri gusenyuka kubera ko baba bafite icyo bakurikiye yego mbere y'uko yagakwiye gukurikira uwo muntu ubundi ukwiye mbere kureba uwo muzabana ubundi amafaranga akaza amafaranga ni nk'amaraso amafaranga murayashaka mukayabona yego Teta wowe urabyumva Mike nabanza ndasoza Mike reka mbanze n'undi Teta arabizi ko ibyo ari kuvuga ariko ntabwo ndi kureye cyane kubera ko
nkuko aranabivuze urukundo ni base noneho ibindi bikaba extra inyongera urumva icyo mbishingiraho ni uko hari n'abantu bashobora gukundana nabwo bwa mbere babonana sibyo atazi niba agira akazi atazi background ya atazi na background ya lifestyle y'umuryango we ariko bagakundana kandi bigakomera noneho akazamenya wenda capacity y'uwo muntu bakundanye nyuma ariko baramaze gukunda bikaryoha nyuma ni nk'ibirungo ngarutse ku ruhande rwa Teta kutagira amafaranga bishobora kwa affecting urukundo kubera ko ari babi bikeneye gukemurwa bitakemurwa sibyo noneho nabwo bikabya affecting atari uko abantu bagiriranye umutima mubi cyangwa banganye sibyo ahubwo hari ibintu navuga mu buzima bikeneye kuba byaba soft ariko ntibe soft kubera ko bikaba amafaranga adahari sibyo cyane cyane nko ku bantu bakunda na wenda batarashakana ushobora gukunda umuntu mukanakundana ariko hari mudateye kimwe either akenera ibintu agakenera gusa neza kandi utabifite ubushobozi bikaba byatera undi mukundana kuba yagira ute yakuvaho kubera ko hari ibyo akeneye utamwuzuriza bikaba bya affecting ariko nje nk'umuntu ureba ushobora kureba ibintu akabyanaliza umuntu ukwanze kubera ko udashobora kumukemurira ibibazo kandi abireba ko nta bushobozi ufite atari ukumwumva urwo ntabwo ari urukundo mu by'ukuri nyakuri ahubwo navuga ko hari ikindi aba yaraje gushaka rero icyo navuga mubanze mukundane ibindi bizaza nyuma ariko mwarabanje gukundana Teta wowe urabyumva urakoze ikintu navuga as my conclusion ni uko ahantu hari amafaranga urukundo ruraza yego ariko ahantu hari urukundo amafaranga ntashobora kuza kuko urukundo ntabwo ruzana amafaranga sibyo nese wakunda umuntu amafaranga akavuga ngo ndaje kuko mufite urukundo turi gutanga conclusion sinigeze mbavugiramo mucecekere ni conclusion kuri yanjye sibyo nituba dukundana ntabwo amafaranga azavuga ngo ndaje sibyo ariko amafaranga naba ahari urukundo rushobora kuhaba cyane runahabe yego sibyo rero nka harya ubwo mu kinyarwanda conclusion babivuga umwanzuro wanjye ntabwo ndi butunga urutoki ngo abahungu cyangwa abakobwa mukore aho uri hose icyo uri cyo cyose kora kubera yuko urugero Esther ntago turi bube dukundana umpamagare nifitiye crise yanjye nananiwe kwishyura inzu cyangwa iki hanyuma ngo numve ndishimye cyangwa ndacyagufitiye urukundo nk'urwo naba ngufitiye nta kibazo na kimwe mfite sibyo to be honest so igihari dukore ayo mafaranga tuyagire ubundi dukundane yego ariko gukundana hanyuma akavuga ngo amafaranga azaza nyuma ntago Imana muzaganira mutasutse oya byo birashoboka ko mwajya no mu gihuru kuko abantu bo mu cyaro bahurira no mu muhanda ukumva tukambanze mvuge ntago nabavugiyemo ibyo gusohokana nubwo mbyitayeho ikintu nitayeho ni cya kintu kiri basic sibyo ntago uri bumamage mbwe ngo sharing iki na crogate nayibuze ndi kwibroshesha umunyu tubanze dushaka amafaranga ibindi inyuma reka mvuga akantu gato Teta impamvu ngiye ntari kumvikana sibyo akwara ibaze guhamagara uriya muntu mukundana ukumva yabuze school fees ibyo ni ubuzima banza unyumve ubuzima ntabwo habaho kuhora wishimye ubuzima habaho kwishima no kubabara sibyo ushobora kumuhamagara yego cyangwa wakampamagara ntameze neza sibyo tukanavugana ntari muri mudu tukanavugana nyine reka nkusobanurire nabuze wenda tuvuge hari ikintu nashaka gukemura binsaba amafaranga ntayafite ndabizi nanjye ntayo mfite sibyo oya itondese nyine mva nkubwire conclusion yawe waretse nabanza narangiza umva ukuntu navuze ngo tuyashake ntago ari umukobwa uri supposed ntago ari umuhungu uri supposed nyine ngewe ikintu ndi kurwanya wavuze ngo ahari amafaranga urukundo ruraza
oya navuze rushobora kuba ruhari cyane rube ruhari rero ntabwo ayo mafaranga ruzanywe n'ayo mafaranga oya ntabwo ruba ari urukundo rwa original bakunzi ikibazo muri kunyumva nabi ukumva uramukunze kubera aya mafaranga yakujyanye ahantu heza yakwambitse ikibazo muri kunyumva nabi navuze ngo amafaranga ahari urukundo nese ubu tuyobewe abantu bafite ayo mafaranga bafite amazu n'amamodoka birirwa barwana banasenya ahubwo akasanga undi umukene kandi yabaga navuze uretse nyine umva nkubwe navuze nta mafaranga yahari rushobora kuhaba ntirube cyangwa se ntirube ruhari amafaranga adahari yes noneho amafaranga adahari ntabwo urukundo rwaza banza wumve amafaranga ahari urukundo rushobora kuba ruhari cyane ntirube ruhari amafaranga adahari ariko amafaranga yadahari urukundo dushobora kuba dukundana ariko amafaranga ntazaza ngo ave mu kirere aze atwikubye nyine mukore mwese nyine nibyo navuze ni twese dukore nibyo navuze twese dukore umukobwa akore umuhungu akore ntiyumve ko ari agomba gutungwa n'umwe muri bo twese dukore tubeho twishimye that's my conclusion Teta ari ku ruhande rwacu ari kugenda ari kuri side njye side ndiho nuko nta kubaho nta mafaranga icyo mbona njyewe nk'umuntu wari uri hano ku ruhande utari ufite uruhande na rumwe rwegamiyeho amafaranga n'urukundo biratandukanye mvuze kuri Teta nuko we icyo abona nuko haba hari urukundo ariko amafaranga hari noneho mukashaka amafaranga akantu keza gufata nyine ntabwo navuze ngo abahungu nibo bagomba kuyashaka reka nkwereke hari urukundo haza amafaranga kubera ko muba mufite ubumwe abantu babiri bafatanyije umva iriya complementarite niyo ituma hari urukundo sibyo none rwa rukundo kuko ndi hagati y'ibisambo bibiri umva n'iki ni igisambo urumva oya ndagiye uri mu mpande ebyiri uri netre hari urukundo tuzi ingero nyinshi z'abantu bafatanyije from scratch sibyo ariko ubu bageze to some level y'ubushobozi cyangwa development mu rukundo rwabo no mu ngo bubatse rero icyambere hari urukundo akaba niyo complement mupfa kuba mukundana gusa sibyo mufite twa dukeya mutaburara urukundo rukomera mutaburara urugo mwakunda impamvu bano batipe bari kuri runo ruhande baracyari muri icyo bihe urikumva bafite ubwoba bw'uko bazajya gutereta umukobwa uwo ari we wese akamubwira ati ufite imodoka cyangwa ufite inzu nibwo bwoba mufite njyewe ntabwo natereta umukobwa wambaza ibyo reka mbaze Teta akantu gato umukobwa wambaza ibyo bintu ntabwo twakundana umuntu mukundana uriya muntu mukundana let's assume ko wenda adafite imodoka sibyo adafite n'iyo nzu ahantu heza sibyo hagize wenda nka Mike cyangwa Mahit ntabwo muzi sibyo cyangwa whoever akaza akagura ati Teta mfite imodoka mfite inzu nziza Rebero cyangwa Nyarutarama cyangwa Kibagabaga sibyo akaza noneho mana yanjye nimbabaho n'ibintu ntangare ibyo ngibyo kuza witwaje icyo ufite cyangwa uri we ukumva yes n'umuntu dukunda wowe ntukunda agasuzuguro wowe reka ndakuzi Teta ntukunda agasuzuguro ariko rega aje neza atakubwira ko ibyo bifite wowe ubizi ko abifite uriya muntu ntabwo wamukunda uriya muntu ntabwo amusuzuguye ariko araje ari indicatinga ikibi ni uko yaza kubwira ngo mfite ibi mfite ariko ubibona ko abifite nyine reka mbanza reka musubize njyewe n'umuntu dukundana arabizi niyo bibaye ngombwa ko hari icyanjye narabitewe n'ikibazo mfite tubanza kushwana no kuba ubizi ko abifite no way kuko nanamukunze nabizi ko abifite nabimenye nyuma nibyo navugaga nyine mva nkubwire njyewe wenda hari icyo nari nizeye mfite mu mufuka wanjye mvuga nimba ataye mfite njyewe hari icyo nafata ariko mva nkubwire nanga umuntu witwaza icyo afite cyangwa icyo ari cyo ngumva ngo sharire ngo iki ngiki mfite imodoka ngo mfite inzu wewe warabivukanye bro yego yes je vous demande la permission icyo mbona cyo nuko Teta ntagaragara no ku ruhande rwanyu cyakoze ikigaragara cyo cyumvikana cyo navuze amagambo menshi bakunzi ba inono+tv muzabitubwira muri komenti iyi panashize ko yabaye amazi no pana yabaye amazi ikigaragara cyo nuko hatari amafaranga
urukundo narwo Rurashoboka. rwabaho rurashoboka Yes. ahubwo nk'uko Teta yabivuze nawe nkahita mugeraho mugafatanya kugira ngo ya mafaranga aze. Twari turi kuri conclusion ya topic twari turiho, ariko hano hari akandi kantu ndi busabe ko turahera kwa Eliki arafatamo utupapuro tubiri, nawe ufatemo tubiri, Teta na Aran afatemo tubiri, nanjye ndafatamo tubiri. Eliki afata aratubaza Teta, tubiri Teta afata arabaza Ivan, tubiri mfata Ivan nini Aran. ako ni ngewe Uyu ni Ivan. akirahita Noneho utundi tubiri ndi bufate ubwo ngenda baza Eliki. yes Afatamo tubiri ubaza fata Teta. turi hafi twaye twinshi Tubiri ni tubiri. ni tuno twari twarebye waturebye Nibaza tugiye kubazanya. Yego. ko mbona byinshi se Yego. ko mbona byinshi Ubwo nanjye ndafatamo tubiri Birasigara undi n'ubundi. uri busigare. tubigira ibanga Murabigiri ubwo Ubwo uri butangire. Eliki aratangira tukagurana gusomera. ngenda baza ndetse ubu akira Wowe urabaza Eliki Akira tugura. ndakubaza. Sibyo? ikibazo Murabona arambaza ikibazo arambaza ngewe nta kintu ndi reka bumenye Teta arambaza Tugiye ku Teta mbaza Teta kubaza. Teta mbaza Ubwo Arani abaze Teta. sha ikibazo Ubwo cyane kirakomeye ngewe ndabaza Arani. Ubwo tugiye guhera kwa Eliki. uyarabaza nde Teta nawe mbaza Eliki agiye kukubaza. Nawe umubaze. oya Arani abaze oya uri wavuze ko uyu ari bumbaze nkabaza uyu nawe ukabaza uyu Yego. Ariko it's fine tubikora. yes Yego. yes Arani agiye kubaza Teta. ni jye ugiye kumubaza Eliki nawe rero Mike. Murancanga rega. ikibazo cya mbere kiragira giti binyereka nta nta kibazo ndirimbo igitangira gutya Urabitwereka kugira ngo tumenye ko ari ukuri. yes kirabaza giti waguha amahirwe yo gusubiza ibihe inyuma Yego. n'icyo wakosora Yego. nakosora Yego. Mu buzima nakoze bwawe. kitari cyiza se urumva cyangwa Nyine wenda cyangwa se wenda ushaka nko kuvuga ati kera nifuzaga kuba gutya na gutya na gutya. Ntabwo wabigezeho. ubwo muri context y'iki kibazo ubwo ni naho where you were wrong Yego. aho wakoze ikintu Wakoze ukumva ikintu kitari cyo yes yes ubwo ni ku buzima mu bwawe buzima bwawe. ikintu nakoze numva ndi wrong there's nothing Really? ibintu byose wabikoraga ubwo turahindura ikibazo rero ni iki mu buzima bwawe washaka ko kiba mu buzima bwawe kitabaye ariko waracyifuza Yego. ubu ngubu ukaba wavuga ngo Kera twifuzaga kuba abaganga abana benshi. njye ikintu nifuzaga cyari ubunyamakuru no kuba umujaji so ntago ntarirarenga for now ndi umunyamakuru n'ubujaji na kigalo bigakunda so ntacyo ariko the second one ntakibonye aha niki umukunzi wawe ufite umukunzi ndamufite uramufite nicyo wamukundiye cyatumye umukura mu bandi ukamukunda ni umuntu wita ku bantu abo ari bo bose adafite ikintu na kimwe yitayeho ku buryo ashobora no kugusanga ku nzira akakwitaho atakuzi niyo mpamvu ukumva ushaka kongera kandi ndakongeraho nubwo n'imbonye atawesa Ntabwo Mike yakwibura. uravuze ngo ni umuntu uri sympathique waba waramukunze kuko wabibonye cyangwa wabimenye namukunze kuko nabibonye kuko twakundanye nyuma y'uko tumenyana wakunze umuntu twarahuye nkazajya mbona nkavuga se uyu muntu ni mareka murinzi nyine agakora ibintu Bikagucanga. ntatekerezaga ko yakora so ni niyo ntari satisfied ndakubaza inbox okay ni njye ugezweho Arakubaza inbox. ni njye ugezweho ngiye kubaza Aran
ese wigeze ubabara mu rukundo byari byatewe n'icyo byari byagenze gute niba nabisomye neza nababayira byari byagenze gute murangiye mfite umukobwa twamaranye imyaka 6 Arani watangiye gukundana muri maternelle ni ukuri kandi kuko nkiva primaire niga mu gatatu primaire cyangwa mu wa mbere primaire aha nari ndi mu wa mbere primaire ibaze oya primaire oya secondaire waba utizi utarakunda oya ni secondaire waba utizi ni secondaire nyine igihe nari ntangiye kugira ubwenge yego nahise ndinjiramo yego kuko ngiye sinigeze mbaho ntakundana to uswabimbwe nkajyana imikino nukuri ntabwo nigeze mbaho ntakundana abandi bana nakundanye rero kandi ngiye iyo nakundana umukobwa umwe yabaga ari uwo nyine icyo cyanyikuze urumva nakundanye n'umukobwa tumarana imyaka 6 iwacu bamuzi iwacu utagira ngo ni mama gusa cyangwa abavandimwe benshi famiye nini kuko ibintu byinshi yabaga birimo ni wabo banzi famiye ye inzi kuko ibirori byinshi nabaga ndimo kandi ntabwo yari proud yanjye ku buryo atatinyaga kubyerekana hanyuma ndangije secondaire nibwo twanganye ibaze twakundanye mu gihe nta kintu nari mfite nk'uko wabivugaga biriya by'amafaranga nta kintu nari mfite ariko dukundana mbibona bimwe birenze ukwemera ahubwo igihe nari nsoje kwiga mbonye n'akazi nibwo twahise twagana kandi aribwo byari bikwiye kumera neza tucyangana narababaye kugira ngo bimvemo byabaye intambara byabaye intambara ikomeye cyane kugira ngo bimvemo mu gihe umwaka utarashira mpita nkundana n'undi urumva 2016 sibyo nkundana n'undi na 7 n'umunani ibaze nawe ni imyaka nk'itatu nawe turashwana oh my god mbese numva ibintu bimbayeho ntabwo bibaho urumva mbese byari ibintu bikomeye byatari ku buryo namaze igihe 2018 na 2019 gukundana ntabishaka mvuga ati wambwira ngo urankunda navuga ati subu nkawe koko urashaka kunyica none nyine nkabona mbese n'ikiniraga okay ikibazo cya kabiri ni abahe bantu babiri ufata nk'ikitegererezo mu buzima bwawe bwa buri munsi uwa mbere ntanatinze urabizi abahungu mama wanjye reka nkubwire njyewe rero bitandukanye n'abandi kuko mama we ni intwari ikomeye cyane ngiye gushyira no mu ntwari nawe umenya mama ni umuntu ukomeye cyane kubera ko yakoze ibintu undi mu mama wese atapfa gukora nanze nk'akagero gatoya ndibuka nyuma y'intambara mama buriya ni icyuki sumuzi ni icyuki cya dada wagira ngo ni inkumi wajya ni inkumi ariko ibaze ko tugize nyuma y'intambara yakoreye 10,000 urumva ibihumbi 10 urumva yakoreye 10,000 afite abana agomba kwishyura inzu ntabwo yari umukire bagomba kwiga sibyo kandi kecyo gihe sari menshi uziko usetse 10,000 ugomba kwishyura inzu bwayo minervare inzu ibaze minervare inzu minervare se yarangasi yari nka 25 cyagiye batanga imisanzu nushaka kwigira igice cya se yari umukire nyuma genocide igihe cyari cyarahenze nyuma ya genocide igihe cyari cyarahenze ntabwo narindi ibaze yagombaga gushaka umugabo sibyo urumva yagombaga gushaka umugabo mubanze mwumve yagombaga gushaka umugabo ariko ntawe yashatse ararwana urumva aremera ku buryo wacuruza n'utunyanya kugira ngo atunge kandi baze yaraturiye turiga amashuri turi abantu b'abagabo
mukuru wanjye ameze neza nanjye meze neza nta kibazo intwari pe. yararwanye mbese ibintu birenze uwa kabiri nakubaje babiri uwa kabiri ni perezida wacu yego kuko nawe uriya muntu uramukunda usiko buri gihe iyo tuganira Wowe ntawe utamukunda, narabimbwira ubaye umuntu wese urubuga yamukunda. perezida wacu nawe rega ntawe utavuga nta muntu ariko n'umwe ariko atazira muri babiri uzi igihe yayoboye ko cyari igihe gikomeye cyane hari abantu bakomeretse biteye ubwoba hari ibintu bikomeye cyane kandi reba ahantu tugejeje njye ikibazo mfite ngiye kubaza Mike cyangwa se Etienne vuga abantu batatu ukunda kurusha abandi kuri iyi si Abantu batatu. ariko njyewe sinabajije ni wowe ngiye kukubaza wowe kubera ko uyu yabajije n'uyu yarambajije nanjye ngiye kukubaza ubone ko ese we ko ari wicecekeye inshuti yanjye nabanje kubitekereza ubazanga njyewe njye binakomeye kandi ntabwo nabyibukaga yuko njyewe ndimo kakabazo karoroshye iyo wambaye neza uba wambaye karoroshye cyane mba nambaye akantu k'agakanzu kandekuye kandi cyitonderwa kagufi ariko ukunda gusiga ko iki cyo kirakomeye perezida wa Ukraine ni wowe wabyanditse iki kibazo nifuzaga ko cyabazwa nkande ni ukwita nk'ukakoro akora katugihindure tukibaza te mubimbaza yitwa nkuru nziza Charlene cyane we pe nanjye nari muzi ariko reka tukibaze perezida wa Ukraine yitwa buretse yitwa Putin nushake umbaze nabi ibindi bihugu. oya perezida wa Ukraine Perezida wa Ukraine nzi ko yitwa nka Ziwati yes nakubwira n'amakuru ye n'amateka arabizi yitwa Vladimir Zelensky. inka ya papa ibyo ni n'ubwa mbere byumvise iryo zina nibwo bwa ngo yitwa gute uryumvishe njye nayizi Zelensky buretse mbanza mbisubiremo baritirana yitwa Vladimir Zelensky. njye narinzi Zelensky kandi ngo nize ntabwo amateka wagira ngo umva wajyana nk'umwana uri kwiga kuvuga sinshobora Zelensky nayo narenze ntabwo nari twitiranwa na Putin yitirana na component we kubera ko uriya mugabo rero afite amateka akomeye nzayababwira ako wize amateka oya ntabwo nayize njyewe nize amateka ariko umenya ibintu byinshi ari ibintu ugomba kumenya mu buzima njyewe nize amateka kandi ntabyo nzi urumva ko njyewe bakinsubirije uretse ko nanjye narindize iryo zina sha nubwo wabimbaza tujye kuri Mike vuga abantu batatu ukunda kurusha abandi kuri iyi si kuri iyi si yego uwa mbere of course ni mama buriya nkunda mama cyane mama ndamukunda Teta yavugaga abana b'abahungu na ba mama wabo actually buriya abantu b'abamama ni intwari aho bari hose yego ntabwo ndi buvuge ngo mama niwe ntwari cyane kubera ko n'undi umuhaye urubuga yakubwira ubutwari bwa mama yego ariko nk'abandi babyeyi bose ndi mu kazi sari nk'abandi babyeyi bose na mama ni intwari kandi ndamukunda cyane ndamukunda pe nawe arabizi turanakundana yego so ngakunda mukuru wanjye witwa Fred yego Fred nawe ni inshuti yanjye ni umuntu mbese yagize uruhare runini ku buzima bwanjye gatatu ngakunda murayica none Michel wari umaze kutubwira abantu babiri gatatu ni mwebwe mwese muri aha ahantu ntago Mike adupfunyikiye gute ashaka kuvuga ngo nitwe abantu ba gatatu akunda mu bantu bose afite njye ari ubwa mbere ambonye ashobora no kuba ngukunda kurusha abandi turi kumwe hello kuba ari ubwa mbere ntabwo bimataringa ko ariko ngenda muzi ukunda yes uramuzi ariko nese kuki utamuvuze rero ari kutubeshya nawe arabizi ko ari mwebwe you guys and I love you so much thank you so much ikibazo cya kabiri gira ikintu kimwe ubwira ukunda uwo nkunda ubwo ni umwe muri babandi batatu uwo nkunda muri babandi batatu ni mere of course mere uriya mwana abahungu n'abawe ni ukuri sincerely speaking ari uburyo mba numva mere
ntabwo abayeho nabi ariko hari ukuntu nshaka ko azabaho. Yes, kandi ibyo bintu nabigize nkiri muto cyane ntaranamenya ngo nza aranakanavuze akavuze gakeya ariko nshobora kumusemurira ngo birahwihwiswa kuri umwana wo mu bakire. n'ubundi uri umwana wo mu bakire ntawo mu bakire ariko nawe wari ukavuze ngo n'ubundi ntabayeho nabi. Yes, ntabwo abayeho nabi ni ukuri, ntabwo abayeho nabi, ni umukecuru wishimye, aranababirangije, ni umukecuru wishimye ariko ntabwo arishima to the extent njye nshaka. Yego. Rero icyo namubwira muri etaje ya nivo zingahe ebyiri ukamujyana mu yeshanu. You are right. Kandi ikindi ni uko warambwiye ngo icyo namubwira nzahora mukunda all the rest, ubuzima ibe byose bisigaye nzahora mukunda kandi namuteganyiriza uriho kubwe. Yes, I have a message. Yes. Kuri iyo topic y'abamama, abantu mugifite amahirwe yo kuba mufite ababyeyi b'abamama mubakunde kubera ko nyina wundi n'aba ari nyoko. Iyo message ako kantu uvuze nyine buriya nyine hari igihe tuzagira tukagira, ariko Teta sorry kuri Teta ntabwo yagize amahirwe yo kuba yarerwa na mama we, ariko rwose nta kibi tumwifuriza. nje urumva hari ukuntu abantu tuteye kumenya agaciro k'umuntu ari ukadahari. Yego. I wish ko nanjye mba nicaye ngavuga ngo mama ngibiki ariko ntahari. So abantu bafite niyo mahirwe bafite kubabwira. Numva agaciro kiwe aramufite Esther. Njye namufite ndanamushimira cyane mama Esther. Nacyo cyaratase. Iyo utamufite njye nararakaye bro. Ngo cyarateze ariko njye nararakaye nabuze mama wanjye. Ukumva maze no kubura mama wanjye ngera na papa w'umusirikare nta bintu by'imishinga. Mama nawe wari kujya mu gisirikare. So abantu bagifite ababyeyi mujyemo bakunda. Ni umukobwa ufite umutima mwiza Teta, ubana uzi kubana kandi wimira. Mwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu ni inono+tv. Ikiganiro ni ukuri mu buzima. Ndabashimiye, shimira byimazeyo mwe mwakoze subscribe, kandi nsaba namwe mutarakora subscribe gukora subscribe. Uwiteka abambera umugisha. Ciao.